Reka mbasuhuze mbifurize kugira ibihe byiza cyane. Bakunzi ba Rwanda Top News, mukomeze kugira ibihe byiza cyane, mukomeze kunogerwa n'inkuru zacu zigiye zitandukanye, waba uherereye hose mu gihugu, waba uri mu majyaruguru, waba uri mu majyepfo, waba uri burasirazuba, waba uri burengero bwaryo, ndetse nawe uri mu mujyi wa Kigali. Reka tugusuhuze tukubwire tuti amahoro y'Imana akomeza abane nawe, kandi nawe uri hanze y'u Rwanda nawe tukubwire tuti komeza ugubwe neza cyane, uri kumwe natwe hano kuri Rwanda Top News. Murabizi ko tubagezaho amakuru agiye atandukanye abavugwa hirya no hino ku isi, haba amakuru abavugwa hano mu Rwanda, haba amakuru abavugwa hanze y'u Rwanda, haba amakuru abagenda avugwa mu mpande zose z'isi. Tubasha kuba tugerayo gatanu kuri gatanu, tukabafasha kuba mumenya byinshi bigiye bitandukanye. Icyo turabasaba gukora subscribe, tukabasaba gusharinga inshuti zanyu, tukabasaba kurikinga inkuru zacu, tukabasaba kuba mwanazireba ndetse mugakora subscribe, ubundi mugasharingana hagati yanyu mu nshuti zanyu, nazo mukagenda muzibwira byinshi biba biri kubera hano kuri Rwanda Top News, kugira ngo nazo zikomeze kugenda ziri update, zikomeze gukomeza kugira amakuru aba ari update. Murabizi ko kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru tuba tubagezaho inkuru zigiye zitandukanye ziba zigezweho. Nk'uko channel yacu ibivuga, tubagezaho amakuru ari top, amakuru ari hit, amakuru ari hejuru y'andi, kugira ngo mubashe kuba mumenya ibiri kubera ku isi muri ako kanya. Byose ni hano kuri Rwanda Top News, undi mwebwe mugakomeza kurikinga inkuru zacu, mugakomeza gusharingana hagati yanyu, kugira ngo ibintu byose bibashe kuba bigenda neza cyane. Aho muherereye hose rero, reka tubifurize amahoro y'Imana, kandi mukomeza kugumana natwe hano kuri Rwanda Top News, mukomeza gusharingana, mukomeza gusharinga inshuti zanyu, kugira ngo nazo zikomeze zimenye ibyiza biba biri kubera hano. Nimukabyihererane, kuko tuba turi kubagezaho inkuru zigezweho, kandi hano baba bakeneye amakuru mashya. Rero niba ufite inshuti zawe, zisharinge iyo nkuru tuba dushyizeho, nazo zigende zimenya ibyo byiza, zigende zimenya amakuru mashya agezweho, amakuru ari update, amakuru ari top, amakuru ari hit. Zose inshuti zawe ugende uzisharinga, kugira ngo nazo zigende ziba update mu makuru aba ari kugenda avugwa hirya no hino ku isi. Rero murabizi ko amakuru yose tubasha kuba tujyayo mu makuru ajyanye n'imikino, tujyayo haba amakuru y'imikino habavugwa imbere mu gihugu, ndetse n'abavugwa hanze y'u Rwanda ndetse na kure ya Afurika. Amakuru yose tubasha kuba tubagirayo tanu kwa tanu, tukabafasha kuba mumenya ibiba biri kuhabera mu mikino. Imyidagaduro nayo nuko tubasha kuba tureba hano mu Rwanda, tukareba hanze y'u Rwanda na kure ya Afurika hose. Nuko tubasha kuba tujyayo gatanu kuri gatanu, tukabafasha kumenya uko isi yaramutse, uko isi yiri uzenguruka muri showbiz hose. Tubasha kuba tujyayo gatanu kuri gatanu. Politike nuko tujyayo tukababwira mu bihugu byose, yaba muri Afurika, hanze ya Afurika, mu Rwanda hose. Tubasha kuba tujyayo tukababwira amakuru aba ari kubyuka avugwa muri politike, yiriwe avugwa ndetse n'ayari yavugwa muri politike, kugira ngo mubashe kuba mumenya amakuru mashya muri izo domaine zose. Amakuru hajyanye n'umutekano, naho tujyayo mu makuru aba ari kuvugwa ku mutekano hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Tubasha kuba tubagerera tukababwira byinshi bigiye bitandukanye biba biri kugenda bivugwa ku mutekano mu baturage. Tugerayo mu mutekano w'abaturage, tugerayo tukabasha kuba tubabwira mu turere tugiye dutandukanye biba biri kuhabera mu bijyanye n'umutekano, tubabwira ko imitekano imeze kabisa mu turere twose tw'igihugu gatanu kuri gatanu. Rero murabizi ko ubukungu tujyayo mu bumenyi bw'isi, mu iyobokamana, amakuru asohotse ako kanya duhita tuyabagezaho mu iyobokamana, mukabasha kuba mumenya ibyo biri kugenda bivugwa mu bijyanye n'iyobokamana,
kabisa tukagenda tubibafashamo 5/5 mukabasha kuba mumenya ibyiriwe bivugwa muri izo mande zose. Rero muri izo domene zose mbabwiye tubasha kuba tureba mu Rwanda, tukareba hanze y'u Rwanda ndetse tukareba no hanze ya Afrika muri izo domene zose mbabwiye. Rero icyo musamwebwe no kuguma kuri Rwanda Top News mukabasha kuba mukomeza gukurikirana ibyiza bigiye bitandukanye babiri kugenda bibera hano. Rero murabizi sinagenda nababwiye uko icyorezo cya COVID gikomeje kwica abatari bake hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda murabizi. Rero icyo turasabwa kubahiriza amabwirizwa duhabwa n'abatuyobora kugira ngo tubashe kuba twurwanya COVID-19, tubashe kuba tuyihashya 5/5. Baratubwira bati mwambara agapfukamunwa neza, agapfukamunwa n'amazuru, gapfuka amazuru kakajya no hasi kukananwa. Urumva ko bawirinze neza cyane. Bakatubwira bati mukarabe intoki n'amazi meza n'isabune kenshi gashoboka kugira ngo mubashe kuba mwirinda COVID-19, mwirinde ingendo zitari ngombwa, mukomeze mugume mu rugo niba udafite ingendo ziri ngombwa, niba nta kazi ufite ujyamo, niba nta ngendo ziri ngombwa ikumire mu rugo. Kandi bakavuga bati niba ufite ako kazi, niba ufite izindi gahunda ubugiyemo, gerageza ushyiremo intera metero hagati yawe na bagenzi bawe kugira ngo ubashe kumakinga sure ko wirinze COVID-19. Rero dushyire hamwe byose tuzabigeraho, tuzayihashya 5/5. Rero murabizi ko amakuru yose tujyabagereraho 5/5 tukabasha kuba tubabwira ibiba biri kuzenguruka ku isi yose. Rero twizere ko mukomeje kuba mugira weekend nziza cyane, cyangwa se mukomeje kugira weekend nziza cyane. Twizere ko ibintu byose ari amahoro. Rero muri aka kanya inkuru mbazaniye, murabizi ko twababwiye urupfu rw'umugabo ukomeye cyane, wari umwe mu bayobozi bakomeye muri BNL cyangwa se muri banki nkuru y'igihugu, akaba yitwaga Kigabo. Ejo twagiye tubabwira byinshi bigiye bitandukanye, na n'ubu ngubu inkuru y'akababaro iracyavugwaho byinshi bigiye bitandukanye. Muri aka kanya tukaba tuje kubabwira ibyagiye bimuvugwaho na bamwe mu bantu bakomeye cyane asize umurage w'indashyikirwa. BNL na Apotre Gitwaza bafashe mu mugongo umuryango wa Professor Thomas Kigabo witabye Imana. Rero Apotre Gitwaza ndetse na BNL bakaba bagize byinshi bavuga. Rero banki nkuru y'u Rwanda, BNL na Apotre Dr Paul Gitwaza ni bamwe mu batanze ubutumwa bwihanganisha umuryango wa Professor Thomas Kigabo rusuhuzwa witabye Imana kuwa 5 tariki ya 15 z'ukwa mbere 2021 azize indwara ya COVID-19 nk'uko abo mu muryango we babitangaje. Rero Thomas Kigabo rusuhuzwa yari umwe mu bayobozi, yari umuyobozi mukuru ushinzwe ubukungu muri banki nkuru y'u Rwanda, akaba yapfiriye muri Kenya aho yari yagiye kwivuriza. Uretse imirimo ikomeye yakoreye igihugu ya muri BNL, muri kaminuza zinyuranye yigishijemo zirimo kaminuza y'u Rwanda iyerika Jomo Kenyatta n'izindi, yari n'umuvugabutumwa mwiza wari ukunzwe n'abatari bake. Mu batanze ubuhamya bwihanganisha umuryango we harimo na Apotre Dr Paul Gitwaza uyobora Zion Temple ku isi. Yavuze ko nyakwigendera yari inshuti ye ikomeye. Yavuze ko Professor Thomas agiye kare, ariko kandi akaba agiye heza, imirimo ye myiza yakoze ikaba imuherekeje. Yagize ati yatubereye umugisha ukomeye muri AUYMZCC, by'umwihariko yari inshuti yanjye. Agiye kare ariko agiye aheza kandi imirimo ye myiza iramuherekeje. Yaganishije umuryango wa Professor Kigabo n'abo bakoranye bose. Ati ngewe n'umuryango wanjye tubabajwe n'urupfu rutunguranye rwa Professor Thomas Rusuzwa Kigabo. Wari umukozi w'Imana, birumvikana wari umukozi w'Imana muri ibi, n'umuyobozi mukuru ushinzwe ubukungu muri banki nkuru y'u Rwanda BNL. Muri ibi bihe bikomeye umutima twihanganishije umuryango we wose ndetse n'abo bakoranaga mu mirimo ya buri munsi.
rero mu gusoza itangazo ryo kwihanganisha umuryango wa nyakwigendera rifite umutwe ugira uti ubutumwa bwo gufata mu mugongo. Apotre Dr Gitwaza yabasangije icyanditswe kiri mu Baroma avuga ngo kuko tuzi yuko Kristo amaze kuzuka atagipfa, urupfu rukaba rutakimufiteho urutabi. Yasoje agira ati Imana imuhiruko ridashira kandi ikomeze mwe mwese dushyire ibyiringiro byacu kuri Kristo we buye rikomeye. Abandi bafashe mu mugongo umuryango wa Professor Kigabo harimo Beneri yarabereye umuyobozi, aho yari umuyobozi mukuru ushinzwe ubukungu. Mu butumwa bwa Beneri bwashizwe umukono na Guverineri John Rwangombwa, bavuze ko Professor Kigabo yari umuyobozi ukomeye wakoranaga umurava imirimo yarashinzwe. Bavuze ko yakundaga cyane umurimo akawukora ushishikaye, akaba basigiye umurage w'indashyikirwa bazahora bamwibukiraho. Ibyo ngibyo rero akaba hari ibyagiye bitangazwa na Beneri, birumvikana neza cyane bagenda bavuga byinshi bigiye nkuru y'akababaro y'uyu mugabo witabye Imana ku munsi w'ejo. Wari umuyobozi muri Beneri, akaba yaragiye yigisha henshi yagiye hatandukanye. Rero Apotre Gitwaza nawe akaba yagiye amuvugaho byinshi bigiye bitandukanye. Reka rero tumwifurize kugira iruhuko ridashira kandi n'umuryango we n'abakristo muri rusange, kuko ari n'umupasiteri. Bakomeze bihangane cyane. Reka rero mbashimire, mbifurize gukomeza kugira weekend nziza cyane, mukomeze kunogerwa n'inkuru zacu zigiye zitandukanye tubagezeho hano kuri Rwanda Top News. Mukomeze kugira ibihe byiza. Audio Jungle.